Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti mudukurikiye hino wa mwanya tubagezaho amakuru iteganyagiye kuri uyu munsi tujye kureba hamwe iteganyagiye ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 3 Ugushyingo 2022 mukaba mugiye kugezwaho nanjye Frank Rusanganwa. Iteganyagiye riba ryateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Uyu munsi turarebera hamwe uko ikirere kizaba kifashe ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo ndetse no ku masaha y'igicamunsi. Tuzakureba no ku minsi 5 uhereye ku munsi kuri uyu munsi kuzageza ku cyumweru ku itariki ya 6. Biteganyijwe rero ku munsi w'ejo tuzagira were buzaba bwiganje mu kirere Rwanda ruherereyemo ndetse bikazatanga n'amahirwe yo kugira imvura mu bice bigiye bitandukanye. Nkuko bigaragara umuyaga wo uzaba uturuka mu bice by'intara y'Iburasirazuba ugana mu bice by'intara y'Iburengerazuba. Bikaba biteganyijwe ko rero ejo ku masaha ya mu gitondo mu turere tw'intara y'Amajyepfo hose hazagira ibicu byiganje. Mu ntara y'Iburengerazuba naho biteganyijwe yuko bazaba bafite ibicu byiganje mu masaha ya mu gitondo n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya -11 na -17. Akarere ka Nyabihu niko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere two mu gihugu kazagira -11. Naho mu ntara y'Amajyaruguru biteganyijwe yuko bazaba bafite ubushyuhe buri hagati ya -12 ndetse na -15. Bikaba biteganyijwe yuko naho bazagira ibicu byiganje aho ni masaha ya mu gitondo. Naho mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twose tugize iyo ntara biteganyijwe ko bazaba bafite ubushyuhe buri hagati ya -16 ndetse na -17. Bakazaba biteganyijwe ko bazagira n'imvura ku masaha ya mu gitondo. Hazaba hashyushye ugereranyije n'ahandi mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma bazapima -17. Naho umujyi wa Kigali natwe biteganyijwe ko tuzagira imvura ndetse na -17 z'ubushyuhe mu masaha ya mu gitondo. Uko umunsi uzagenda ukura biteganyijwe yuko intara y'Amajyepfo nayo izagira imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya -24 ndetse na -26. Intara y'Iburengerazuba nayo biteganyijwe yuko bazagira imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya -22 ndetse na -26. Intara y'Amajyaruguru biteganyijwe yuko naho bazagira imvura aho ni ku masaha y'igicamunsi ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe yuko buri hagati ya -22 ndetse na -24. Intara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe yuko imvura izakomeza ku masaha y'igicamunsi gusa izagenda igabanuka bitewe n'imiterere ya buri karere. Ubushyuhe buteganyijwe buri hagati ya -26 ndetse na -27. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imvura mu masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwo hejuru bwa -26. Uhereye uyu munsi kuzageza ku cyumweru ku itariki ya 6 biteganyijwe yuko ikirere Rwanda ruherereyemo kizakomeza kugira ubuhehere. Ibyo bizatuma tugira amahirwe yo gukomeza kugira imvura cyane cyane ku munsi w'ejo, umunsi wo kuwa 5 ndetse n'umunsi wo kuwa 6. Ku cyumweru imvura izaba yatangiye kugabanuka muri rusange mu bice cyane cyane by'intara y'Iburasirazuba ndetse n'Amajyepfo. Nsoze rero mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isa 11:35 za mu gitondo rirenga isa 11:54 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru y'igiteganyagiye naho butamugire ibihe byiza.